Mwongeye guhabwa ikaze mwebwe bakunzi ba filime yacu Mayota. Uyu munsi wa none tubazaniye filime iryoshye cyane. Iyi filime mwe mwarayibuze muri benshi, ariko kuri uyu munsi wa none tubashije kuba twayibagezaho gatanu ku kandi. Guys, icyo nakubwira cyo niba uri umukunzi wa Kino One Official ntuze kuba wacikwa. Niba ukunda filime nyarwanda na filime zo hanze, ibije uyu munsi byo ku filime yacu Mayota. Guys, biteye ubwoba cyane. Ushobora kwibaza ni uyu munsi ni ibihe bijemo kibika bw'iminsi ubizi. Uyu munsi ushobora kwibaza ni ibiki byaje. Ese wari uzi ko ubu tuvugana Isabella atangiye kwiyandarika, agatangira kunywa ibiyobyabwenge kubera ibintu byaje kuba byamubaho ku munsi wa none. Isabella ibintu byamubayeho, Vumilia yaje kuba yamucika, aratoroka arigendera. Ibi byateye impungenge Madamu Isabella, biba byamutera kuba nawe yatangiye kuba yiyahuza ibiyobyabwenge, ariko kuvuga ngo n'ubundi ni hahandi gereza ari buzi ko yayijyamo. Ese guys, ibi bintu Madamu Isabella ari kwikorera biri buze kuba byagenda ute? Guys, ubu Michelle yari mu byishimo cyo kubona ko Vumilia yaje kuba yacika bitewe na Jane. Guys, ubu ngubu tuvugana Vumilia yaje kuba yacika, ntungaragare bizi ko yajya uyu munsi wa none. Icyo nakubwira cyo yuko Vumilia yaje kuba yatoroka, ariko ntiyahise ajya iwabo, ahubwo yatorokeye ahandi hantu. Guys, icyo nakubwira cyo ndakeka Vumilia amaze kubona isomo atongera kwizera Madamu Isabella ngo ibyo mubwiye akabikora. Ubu kuri kugenda kuragenda ugaragara ni byiza cyane, ariko ahangaha Madamu Isabella ibintu atangiye kwikora ntabwo ari byiza habe na gato. Ko atangiye kwibuza ibiyobyabwenge ntabwo ari ibintu byiza, nubwo intego yari afite atari kwigiraho neza. Bizi ko yaje kuba yabwira abakozi biwe ngo baje kumushakira umuntu bita Steven, umutwe we n'umutima wiwe. Ese guys, bari buze kuba babizana? Wowe icyo nakubwira cyo uze kuba wacikwa n'igice cy'uyu munsi. Niba ukunda filime Mayota, uze kuba wagikurikirana gatanu ku kandi kugira umenye imva n'imvano iri buze kugaragaramo muri iki gice kibuze kuba cyasohoka. Kandi icyo nakubwira cyo niba ukimusha, wibuke kugenda uteye comment, utera like na subscribe kugira ngo tujye tumenya ko turi kubana umunsi ku munsi. Igihe tuba turi kubana impamvu z'abantu idahinduka kazo. Kandi abashimira mwebwe mujye mudukurikirana umunsi ku munsi kuri channel yacu ya Kino One Official cyangwa kuri Gasobanuye Faye. Take care, watching the video. I love you guys.